twongeye kubasuhuza mwebwe abadukurikiye kuri ino channel ya Bombo TV. Tubibutse gukora subscribe ndetse na share ndetse na comment. Uyu munsi nifuje kubagezaho ikiganiro cy'urukundo hagati y'abantu bakundana babiri. Wakabaye warigeze kumenya ko urukundo rubaho cyangwa se ukaba uzi ko urukundo ruba aka kanya? Yego nibyo, wabitekereje neza. Urukundo rubaho kandi buri wese agira uwo agaragariza urukundo mu buzima. Rero we musore cyangwa we mukobwa, utazigera ukora ikosa ryo kugaragariza umuntu urukundo atakugaragarije kuko uzabyicuza. Basore, muri ino minsi sigaye numva ngo musigaye murimo kubabaza abakobwa, ariko hagati aho n'abakobwa nsigaye mbibona ko babikora. Ukundana n'umukobwa, ejo ukumva akundana na kanaka, ejo ukumva yashakanye na kanaka. Urumva hatarimo satani? Aho hantu harimo satani. Mfite sheri niwe ujya ukunda kumbwira ngo iyo ni satani, tungo harimo satani. Aya ndamufite. Biruka byaragize bikagira twikomereze. Twari tugeze ku bintu bya show y'urukundo rw'iki gihe. Ubu abakobwa babahaye imyaka 18 yo gushaka abagabo. 18 muzajya mwumva ko mugeze kuki. Muri tayari ubu abakobwa bagiye kujya bajya kurwanira amasafuriya n'abagabo nyine. Hajya n'abagabo bayigwanira n'abagore cyangwa n'abakobwa bayaganira n'abagabo. Twikomereze. Urukundo, kuba ukunda umuntu ntagukunde birababaza nshuti yanjye. Wowe nkurikiye aka kanya warigeze gukunda cyangwa se ko wagira urukundo umuntu utararukugiriye, urabizi ukuntu bibabaza. Kunda ugukunda, wibagirwe uwakwibagiwe. Kandi umukobwa nagukatira, urabona ko ukuntu uba ugiye koga amazi. Amazi iyo akubwiye ngo winyoga, uhita uyabwira ko nta mzira ufite nyine. Rero we musore ntabwo ari cyo gihe cyo kubabara ko umukobwa yagukatiye. We musore, iki ni cyo gihe cyo kumenya ngo nimba umuntu ahuye ngo sinkukeneye, nawe mwereke yuko utari umukeneye. Ijijisho uhita umwereka ko ari n'umuntu utarigeze ubaho cyangwa se udafite icyo avuze. Uhita umwereka ko ari uw'igiciro gitoya mu buzima bwawe. Numwereka ko afite icyo amaze cyangwa se ari uw'ibiciro birebire, azahora ibiciro yabimanitse nyine. Ibiciro abakobwa barabimanitse kubera ukuntu abahungu, umukobwa aranyuraho bakavuga ngo yewe nyashi. Ako kantu nsigaye nkumva muri ino minsi. Wabonye nyashi? Ajya iwanjye afite nyashi. Meruka byaragize. Twikomeze. Abakobwa, umusore akakubwira ati wampaye nimero yanjye, tayari ukumva ko watwitse nyine, ukumva ko icyo nashaka kubagezaho ni ukugira ngo mumenye ko urukundo ari urukundo. Ntabwo ari ibintu byo gushidukira, ntabwo ari ibintu byo kugurukira. Hari abakobwa nsigaye mbona nkabona kwa kuntu bajya bavanga Imana itanga amababa cyangwa se yigaragariza abantu, nkabona iramutse haye umukobwa amababa yaguruka. Nyambibona abakobwa nsigaye mbibonamo ikibazo. Abasore twebwe bajya bavuga ngo abakobwa barabakera, ariko abubu abasore dusigaye dutakara, abakobwa bagahita bahuka. Abakobwa b'iki gihe rwose bazajya batwitongera. Ako se hagati aho bazadutunga gute bari kuha imyaka 18 yo gushaka abagabo?
mbibutse batarakora subscribe kuri ino channel, mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri kanya nk'uko tubikoze. Mbere na mbere ntabwo ikibazo ari abo bakobwa, ikibazo n'abo basore barimo. Basore namwe mufite ikibazo, nk'abo bana b'imyaka 18 bamujyanye mwamwumva bari bwubake. Basore mumenye ko ibintu murimo bitazabahira.